Yes, reka tubasuhuze ndetse tubifurize kugira ibihe byiza mwe mwese nshuti bakunzi ba Radio ya Diaspora One Nation Radio. Nanone nkuko mumaze kubimenyera tugiye kuganira twibanda cyane muri diaspora cyangwa se ku bantu bafitanye isano n'intara ya gatandatu tukamenya amakuru yabo uko babayeho. Muri uru rugendo turimo twahisemo kujya tuganira na bamwe mu banyarwanda babaye cyangwa se n'abakiba mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora, tukamenya bimwe mu bikorwa bakoze cyangwa na n'ubu magingo bagikora bifite aho bihurira no guteza imbere igihugu cyabo. Bavuga ko amazi ashyuha ariko ntiyibagirwe iwabo wambeho. Uyu munsi twagize amahirwe yo guhurira i Kigali n'umudamu witwa Rosine Duquesne Kamagaju, numwe nawe mu banyarwanda babaye muri diaspora. Kuri ubu ari i Kigali, turaza kubiganiraho, ariko uyu tugiye kuganira afite ikigo akuriye yashinze cyitwa Autisme Rwanda. Ni ikigo gifasha abana babana n'ubumuga, turaza kubijyaho ku buryo burambuye, ariko kandi tunamenye impamvu ki yamuteye gushinga kino kigo. Tuhaye ikaze Madame Rosine Kamagaju kuri One Nation Radio. Murakoze cyane, murakoze kora mwadusuye hano kuri Autisme Rwanda. Yego, twahageze ngira ngo ubwo abantu baragenda banabikurikira wenda mu mashusho, ariko reka mpere ku kibazo cya mbere. Iki kigo nkurikije ibyo nabashije gukurikira mugiye kumara imyaka irenga 7 gishinzwe. Muri iyi myaka 7 mbere yuko tuyiza kuyijyamo n'urugendo rwayo, igitekerezo cyo gushinga kino kigo wagikuye hehe? Murakoze cyane. Nibyo, muri make nageze mu Bufaransa muri 1995. Ngezeyo nagize imana zo gukorana n'abana bafite autisme. Icyatumye nkorana nabo nuko hano mu Rwanda nari mvuye hano nkorana n'abana abo bitaga les enfants non accompagnés, cyangwa abana bari bonyine nyuma ya jenoside yabaye ku Batutsi muri 1994. Ngeze hariya rero umuntu yarandebye ati rwose usabye akazi ko gukorana n'aba bantu wagashobora. Nkagezemo nsanga harimo abana bafite ibibazo nk'ibyo nabonaga hano mu Rwanda cyangwa i Burundi aho nabaye, mpita mbona ko ari ikintu tutari tuzi hano muri Afurika. Mbikoramo numva ndabikunze nubwo ari akazi katoroshye. Nyuma ngira n'ikintu cyo kwispecializa muri autisme, ibyo bita autisme et troubles associés. Ni specializamo maze kubyiga ndangije ku université. Nahise ngira n'Imana hano mu Rwanda, ngira amahirwe yo kuza guhugura abantu bakora mu bigo byita ku bana bafite handicap. Ikigenzana na Mida de Grand Lac, ntangira hano muri 2010. Ngeze hano rero niho nasanze ko autisme itazwi, numva mfite iyo umuhamagaro cyangwa inshingano zo kuvuga ngo niba hano nta bihari kandi nsanzwe mbikorera mu Faransa, kuki ese hano bitaza, kuki ntabikorera hano kugira ngo nanjye ngire contribution mu gihugu cyanjye, ngire icyo umusanzu wanjye ku gihugu cyanjye. Nuko byatangiye. Yego, hanyuma urabitangiye, ariko kenshi iyo umuntu atangiye akenshi igikorwa nk'iki ngiki hari imbogamizi ziba zishobora kumubuza kuba yakomeza igitekerezo yari afite. Wowe urumva uvuye mu Bufaransa ariko bizanye iwanyu mu Rwanda, ntabwo wahuye n'imbogamizi zibaye zihari? Watubwira. Imbogamizi ntabwo zabura. Burya igikorwa cyose iyo ari gishyashya c'est normal yuko habamo imbogamizi. Imbogamizi cyane je nabonye yangoye nuko autisme itarizwi mu Rwanda. Donc byabaye nkaho kwereka ko icyo kintu gihari kandi kitari kizwi. Ariko icyo nishimira nuko ngo abantu bamaze kumenya ko autisme ihari, nubwo kandi nyinshi ntabwo nabyishimira ko ari nyinshi, ariko nibura umwana ubu ngubu
bamenya ko afite autisme akamenya naho yagana. Kandi nicyo nishimira nuko ubu ngubu hari n'ibindi ayandi mashuri amaze gufungura cyangwa ashyizemo ishami ryo kwita ku bana bafite autisme. Hanyuma nkurikije nanone ibindi nabonye mbere yuko nifuza kuza ngo tuganire, mwatangiranye n'abana 20, ariko wenda ubwo uratubwira niba ari aho nibeshya imibare, ariko byaroroshye se ko abantu bahita babyumva ngo babikangukire bavuge bati ashobora kudufasha? Twatangiye dufite abana 6. 6 rwose muri 2014. Ubwo nyine nari narebye biriya mwakoze ku isabukuru y'imyaka 2, ubwo hari mwari mugejeje muri 20. Yego. Ariko dutangira neza dufite abana 6. Ariko ubu ngubu dufite abana 50. Dufite 36 baza buri munsi, n'abandi 20 baza buhoro buhoro, baza mbese apana bataza buri gihe. Dufite n'abandi bari kuri liste d'attente nini cyane barenga 160. Ni ukuvuga ngo mu myaka 7 hari abantu benshi bamenye yuko autisme ihari bakanayemera, kuko ari kuyihakana nayo, kuko akuntu umuntu avuga ati oya umwana wanjye ntabwo afite autisme, kuko umuntu aba atayizi avuga ati nubwo atavuga bizaza. Igikuru nishimiye ubu ngubu nuko umubyeyi abona ko umwana afite ibibazo agahita yihutira kuza kubaza niba atari autisme. Nk'ubu kenshi abana dufite ubu ngubu benshi n'abari munsi y'imyaka 6, dufite n'abana b'imyaka 2 kuzamura. Ni ukuvuga ngo kandi umwana uje kare buriya twebwe biradufasha kugira ngo tumwiteho kandi tumufashe. Iki rero ni ikintu nishimiye cyane ko tumaze kugeraho kandi gishimishije. Yego. Nababonye rwose abana bari hano, ariko umuntu yakwibaza mubafasha babamo cyangwa baranataha iyo wenda mumaze kubaha bwa bufasha mu gihe cy'umunsi? Twebwe twahisemo gufasha abana bataha mu ngo, kuko buriya umwana w'imyaka 2 kugeza ku myaka 10 ufite noneho n'ikibazo cya autisme aba akeneye cyane urukundo rw'ababyeyi, abakeneye urukundo rw'ababyeyi, abakeneye urukundo rwa famiye. Twebwe icyo dukora ni ugukorana na famiye kugira ngo umwana tumuzamure tumufashe muri cya kibazo cya autisme dufite. Kandi naho twabikora twenyine tudafatanyije n'ababyeyi ntabwo umwana yatera imbere nk'uko tubyifuza. Nicyo gituma kenshi ababyeyi dufatanya nabo mu kwita ku bana, abana barevuriwe mbese batera imbere. Ariko nabyo biva no kuri niveau ya autisme umwana bafite, byose biba bitandukanye. Twebwe rero hano abana baraza mu gitondo bakirirwa hano bakiga, banafungura hano, bakaza gutaha nimugoroba, imodoka zikabatahana bajya mu rugo. Yego. Reka nongere nkubaze, akenshi abantu bumva ko umuntu niba ari Burayi cyangwa se n'ahandi ku yindi migabane aba ameze neza ku buryo wenda kugira ngo agaruke muri Afurika, agaruke iwabo yagira ibyo akora, ashobora kutagira amikoro bimuha kurusha wenda yabona aho ari hanze. Wowe kuva mu Bufaransa ukiyemeza ukavuga uti subiye iwacu mu Rwanda, byaroroshye Madame Rosine? Nibyo, kuva mu Bufaransa nkaza hano nje gukora iki gikorwa nuko ntabwo nari mbyifashijemo ndi jyenyine, nuko harimo na famiye yambaye iruhande, ari abana banjye, ari umugabo wanjye, ntabwo nari kubishobora ndi jyenyine. Naho kuza mvuga ngo hari amaronko nkurikiye, hariho projet zimwe zitaba zishaka yuko mbese hariho zimwe zitajyana n'amaronko, ahubwo zijyana n'ikintu cyo kubanza gushyira en place icyo kintu kugira ngo gikunde. Nibyo koko imyaka ya mbere ntabwo yari yoroshye, ni ibintu byari bikomeye, kuko byari kugira ngo umuntu amenyekanishe icyo kintu, icyo autism icyo ari cyo. Ubu ndibaza ko autism imaze kumenyekana mu Rwanda, ko twagize ibiganiro byinshi nk'uko muduha ibiganiro, twagize ibiganiro ari kuri radio, ari kuri televiziyo, bituma n'abantu babyumva. Naho kuva mu Bufaransa burya nkaza iwacu nta kibazo, nta usonzera iwawe buriya. Igikuru nuko uvuze ngo umusanzu wanjye nashakaga narawubonye, ndawutanze, ibindi byose bizaza ngo ibyiza biri imbere.
yego diaspora igira nayo uruhare runini mu guteza imbere igihugu baba bakomokamo cyangwa se baba bavuyemo. Diaspora igira uruhare mu guteza imbere ku ivuko cyangwa se mu Rwanda iwanyu, ariko nk'umuntu wowe wabashije gutera iyo ntambwe, umunsi twaba turi kuganira ku gikorwa navuga ngo gifitiye igihugu akamaro muri rusange, usanga ari musanzu ki umuntu uri muri diaspora akwiye gutanga kugira ngo ateze imbere igihugu cye? Ndibaza umuntu wese burya afite capacity, afite capacity. Buri umuntu wese muri domene ye, aho twagiye hanze guhaha, dushobora guhaha duhahira iwacu. Icyo ubonye cyose burya cyateza imbere, ari gito ari kinini, ariko uko kiza cyose kiba gikenewe mu gihugu. Njyewe icyo nazanye ni gito, kijyanye mu bintu bya sociale, kijyanye mu bintu bya education, kijyanye mu bintu bya santé. Numva nishimiye iki kintu nazanye kuko nabonye impact byagize ku gihugu no ku mafamiye. Nubwo inzira ikiri ndende, ariko hari aho ikintu twatangiye gishobora gukomeza, yenda kandi ndabyizeye ko bizakomeza kuko dufite amaproje menshi. N'abandi na diaspora, hari diaspora ikora ibintu byinshi bikomeye hano, hari abantu bazanye ibintu byinshi uvuga uti wawo, ndishimye ko tutagiye ngo duhere hari, ahubwo tuje guteza iwacu imbere. Kandi nkanjye iyo ndi hano ni umunezero ukubona ndi mu gihugu cyanjye, uko byaba bimeze kose uba wishimye uri iwanyu. Nubwo na hariya turi aho twigiye ibyo bintu, naho ni iwacu, ni igihugu cyacu cya kabiri cyatwigishije, nacyo ntabwo twabihakana, ariko tugahahira iwacu. Njyewe nuko mbyumva, kandi ni benshi babikora. Ndumva umusanzu wanjye ari uwo, kandi nzawukomeza kugeza igihe nzasazira. Yego. Hanyuma rero urabivuze, hari aho byahereye, hari naho bigeze, ndetse bishobora no gukomeza. Reka dukomereza aho. Ubu mugeze hehe? Wabitubwiye mwatangiye hari abana 6, mugeze muri 50 barenga, imyaka 7 irageze, hari aho mugeze kandi mwishimira. Wenda utatekerezaga ko mukwiye kuba mugeze uyu munsi wa none mujya gutangira, ariko noneho unabihuze naho mwifuza kuba muri mu yindi myaka wenda 5 cyangwa 7 iri imbere. Ikintu navuga nkuko nababwiye, twatangiye turi abana bake. Icyo nari kwifuza nuko nari kuzenda nkabura abana bafite autism, ariko malheureusement abana barahari. Ikindi nishimira nuko ubu ngubu abantu benshi bamaze kuyimenya. Kubimenya ni icyo mbyishimira, nuko nta mwana uhishwa, nta mwana baterera, nubwo hari iyindi sensibilisation ikenewe, ariko ubu ngubu umwana w'umutiste bavuga ati umwana wanjye afite autism, afite ibimenyetso nibi, tugende kureba kanaka. Mwabonye abantu bari hano, bari baje muri consultation. Abantu iyo baje nkabasobanurira, nkabigisha, bakagenda babyumvise, kandi nta culpability bafite. Ibyo biranshimisha. Bakagenda bakavuga ati dukora iki, intambwe ikurikiye dukora iki, ntabwo ntiturakora ibi, turakora ibi. Ibyo biranshimisha. Ikindi nacyo nuko hari abana hano. Ejo ari diagnostic twagize, umwana nyuma y'imyaka 2 aho yavuye nahageze, umubyeyi arabivuga wenyine akavuga ati sinzi ikintu nashima, kuko nanjye ibintu uko aho umwana ageze sinari nzi ko yanahagera. Dufite abana bavuga Icyongereza, Igifaransa, abana biga bageze mu wa 5 primaire. Dufite abana baje batavuga, ubu bavuga, bakominika. Ababyeyi ko bati ariko mwabigenjeje gute? Ikindi shima nuko mfite abarimu, abakozi bakora neza kandi bakunda ku kazi, babikorera ubwitange, nubwo barahembwa n'abakozi nk'abandi, ariko harimo ikintu cy'urukundo, gukunda ku kazi, bakabyitangira, kuko aka kazi ntabwo koroshye. Kwirirwana abana mukabigisha, umwarimu akarwana kugira ngo umwana agere kuri iki kintu, ni ikintu gikomeye. Nishimira cyane ababyeyi dukorana, kuko abarimu bakoze badakorana n'ababyeyi nta cyakora. Gashimira igihugu cyacu kidufasha muri byinshi kugira ngo dukomeze gukora ku kazi katoroshye, no kuba dufite security, dukora neza nta kibazo rwose. Ndashima Imana, ndishimye yuko. Yego. Murifuza rero kugeraho?
turifuza kugera kure cyane cyane sensibilisation mu gihugu cyose autisme ikagera tukamenyeka. Iyo plan turayifite yo kugira ngo turagera plan national ya autisme mu Rwanda. Iyo nituyigeraho ndumva bizaba birangiye, nzumva ko n'abandi bose bafashe uruhare rwabo mu gufasha abantu bafite autisme. Yego. Hanyuma nagira amatsiko wenda cyo kimwe na bamwe mu badukurikiye, watubwiye ko abana baza hano kuva ku myaka 2 ukagenda ukazamura, ni ryari muvuga muti nubwo wenda ubufasha mutanga ntekereza ko nta myaka muvuga ngo yirahagarara turahagararira aha, umwana mujya kumurekura niba ariko nabyita cyangwa kumusubiza umuryango we ku buryo atagaruka hano muvuga muti hari intambwe amaze gutera dukurikije wenda urwayi yari afite? Ni ryari umwana muba mushobora kumusubiza umuryango we akaba wenda yanakomeza n'amashuri yandi? Buriya rero muri autisme nk'uko yenda ntabyo nari navuzeho, abana bose baba batandukanye. Yego. Bose nta n'umwe usa n'uwundi. Buriya rero hari aho bagera nk'ubu abakuru dufite bafite imyaka 16. Yego. Hari n'abandi nk'uwundi ufite 13 ariko ubona ko ashaka kujya mu rundi rwego. Umwe wese tumugirira gahunda y'icyo azakora. Nk'ubu hari umwana ushaka kugira website ye agakora ibintu bye afite imyaka 13. Yego. Nk'uwo tuzamwakompanya kugira ngo agere ku ntego ye kuko abifite ubushobozi bwo kubikora afite 13 gusa. Yego. Hari abandi tubona ko bashaka gukora nk'imyuga, hari abandi tubona ko bashaka gukomeza kwiga mu mashuri ariko ifu ko bajya no mu mashuri bari akompanya, hari abantu babafasha. Hano rero ubwo no gushyiraho system yo kugira ngo umwana bamufashe mu ishuri rya leta cyangwa risanzwe, ariko dufite abo bantu babafasha. Ubu ngubu umwana twifuza yuko bagera hejuru baba autonome, niyo noza yacu. None kandi muri autonomy tukabaha n'icyo bakora, mbese akava hano afite icyo akora. Niba adashoboye gukomeza amashuri akazagenda, ariko tuvuga ngo umwana agiye gukora, ntagiye kwicara mu rugo, ahubwo dushaka ko tumushakira akazi. Dufite bamwe bakora hano, dufite n'abandi turahangira imirimo. Yego. Turi radio ya diaspora, akenshi na benshi mu badukurikirana abari muri diaspora. N'ubu harimo bamwe badukurikiye, ndetse ni naho usanga higanjemo nubwo atari benshi, harimo abantu basebye igihugu cyabo, bakavuga mu byo bavuga, bakavuga ko nta kintu umuntu uvuye muri diaspora ashobora kujya gukora mu Rwanda ngo gikunde, ko ntacyo bagufasha. Wowe watubwiye ko ushima ubuyobozi bw'igihugu cyawe, umunsi turi kuganira ku kazi ukora ndetse gakomeye maze imyaka 7, nawe ujya ubibona. Nicyo uvuga ku bantu nk'abo ngabo? Ngiye rwose hari abantu buriya ntabwo wabuza abantu kuvuga, sibyo? Ariko giye kuva naza hano nta mbogamizi nimwe nigeze mbona mu kazi kanjye, ko aho nagiye kubona ibyangombwa nabibonye nta kintu cyanduhishe. Iyo uri mukuri ufite ibintu bigaragara rwose baguha ibipapuro. Iyo hari umuntu ushobora kuza yenda adakwije ibintu byose, naho waba uri diaspora ufite ukwiza ibisabwa byose. Ntabwo ari ukuri diaspora uteza kwiza ibisabwa byose, baraguha ibyangombwa. Ndibaza ko ariko tugendera ku mategeko nk'uko umuntu wa hano mu Rwanda iyo asabye ikintu nawe ateza gukurikiza amategeko. Natwe rero niko bimeze. Kuvuga ngo hano ngo birabangamye, ndibaza yuko byose biva ku muntu uko yateguye iyo projet, ko yaje, ko yatangiye se n'icyo ibisabwa wari ubikwije, nuko giye nabyumva. Giye nta kibazo nigeze ngira. Yego. Mbere yuko tugana ku musozo, ndifuza kukubaza nk'uko n'undi wese wenda ukurikiye iki kiganiro ashobora kubyifuza. Iyo urebye igikorwa nk'iki watangiye ugafata icyemezo nk'uko wabitubwiye kitari cyoroshye, n'umuryango wawe ukava mu Bufaransa ukaza mu Rwanda, imyaka 7 irashize, igikorwa ukora uri gukora gifitiye abantu benshi akamaro usibye nawe ubwawe ku giti cyawe, wiyumva gute mu mutima wawe? Nk'uko nabivuze kare, igikorwa cyose wakora ntabwo cyuri imbogamizi, naho cyaba kinjiza amafaranga cyangwa kitayinjiza, buriya hari ziratandukana imbogamizi uhura nazo. Icyo nishimiye hari ibyo nahuye nabyo ni byinshi, kuba kure ya famiye, ngira amavoyage menshi njya kureba famiye, ko abantu banjye bari hariya barankeneye n'umugabo ndi hano baza nanjye nkagenda.
yego ariko ubu ngubu ndishimye kuko icyo nagamije nkiriho kandi nkorana n'amaminisiteri abishinzwe ni ukuvuga ngo nkorana n'igihugu si ikintu nihariye jyenyine ni ikintu nkorana n'ababishinzwe ikindi aho nifuza kujya sindahagera kuko nifuza byinshi binini yego ni ukuvuga ngo turacyiyubaka kandi mu kwiyubaka ni ukubaka igihugu ni ukubaka umuryango wacu nyarwanda kandi autisme ntabwo navuga ngo ni abantu bamwe twese iratureba kuko turebye muri famiye zose nyarwanda twasanga ko muri famiye zose harimo umuntu w'umutiste hari igihe natwe tuba tugenda turi autiste tutabizi nicyo tuma rero ibi ngiye nkora ni ibyacu twese kandi nagize imana zo kubikoramo kandi nizeye ko mfite ndazi yuko bizanagera kure mfite icyizere ko bizagera kure yego dusoza rero reka dusoze ugira ubutumwa utanga ku bantu bari bagukurikiye muri iki kiganiro harimo abadiaspora nabo kandi bagenzi bawe bamwe bafite n'ibindi bikorwa bari gukora cyangwa gutegura gukora ku gihugu cyabo ariko kandi muri rusange hari ababyeyi bagukurikiye nk'uko wagiye ubitubwira nabo bakeneye wenda kuba bazana abana babo hano ndetse n'igihugu muri rusange ari ubutumwa wasorezaho maze tugasoza ikiganiro. Ndashimira cyane diaspora uriya ituba hafi. Diaspora ni abantu badufasha muri iki gikorwa mbere ya covid bigize no gutanga noheli hano, hari n'abigeze kuduha batanga inkunga ku mafamiye. Hariho diaspora isutena abana mafamiye menshi biyemeje gufasha abana. Icyo nabashimira ni uko bazi yuko i Burayi murazi ko hariho ama aide sociale ariko mu Rwanda aho ntahaba. Nicyo nshimira cyane diaspora nuko izi ko icyo kintu hano gikenewe gufasha umwana ufite autisme, ufashije famiye nini cyane, ufashije benshi. Ndabashimira diaspora. Ubu turashyiraho serivisi yo kuzajya yakira abana cyangwa famiye z'abadiaspora bafite abana ba autiste iyo baje muri vacances, izajya yakira abo bana kugira ngo ntibagire ikibazo. Hari abafamiye adashaka kuza muri vacances bavuga ati umwana nzamufata gute, ninde uzamumfasha. Ubu ngubu iyo service turayishyiraho kuyo mu kwa karindwi muri vacances zikurikira, umubyeyi uzajya azatubwira ati ndaje mfite umwana, tuzajya tumwitaho muri vacances, umubyeyi akagira vacances ziza n'umwana akagira vacances nta kibazo. Yego. Washaka rero kubageraho yabageraho ate? Ngewe nabashije kuhamenya, nayoboje ko nari mfite nimero zawe ndahamenya, ariko hari uwaba wenda yitegura wa mugani kuza cyangwa se hari n'uhari ubu ngubu ariko akaba atazi uburyo yabageraho, yabasha kubageraho gute rero? Telefone yo mu Rwanda ni 078 24 14 220. Yego. Ubwo niyo umuntu yakoresha abageraho hano cyane rwose, ari kuri WhatsApp byose. Yego. Reka tugushimire cyane Madame Rosine kuba wemeye kuganira natwe, hanyuma kandi tubifurize gukomeza guhirwa muri kano kazi murimo. Murakoze cyane, nawe mugire ibihe byiza. Yego. Reka rero ubwo mbwire mwe mwese mwari mudukurikiye ko hariho dusoreje ikiganiro, ubwo ibiganiro byacu byo nakagaruka naho utaha.